There are legends of people. Atari abantu b'abanyabigwi. Gift of making music so true. Bafite impano yo gukora umuziki ukaba uwa nyawo. Pierce the veil between life and death. Uwo muziki bakoze ukaba ufite imbaraga zo gutandukanya umwenda wari ufatanije cyangwa se wari utandukanije urupfu n'ubuzima. Nyagasani, wumvisha amagambo dutangiranye bakubwira ariko ngo hari abanyabigwi b'abantu bafite impano yo gukora umuziki ukaba uwa nyawo, ku buryo uwo muziki ufite ubushobozi bwo gutandukanya ugasenya urukuta rwatandukanyaga urupfu n'ubuzima. Amagambo conjuring spirits from the past. Uwo muziki wabo ukagenda ugatangira guhamagara imyuka yahahise ukayihuza n'imyuka yahazaza. Mama we. In ancient Ireland they were called Philly. Ati mu gihugu cya Ireland mu bakurambere baho abo bantu bameze gutyo, abahanzi bameze gutyo babitaga Philly. Nusubira mu mateka ugasoma bitwaga ngo ni Philly. Bari abantu bo muri Ireland b'abahanzi bari bafite impano yo gukora umuziki, ariko umuziki wabo ukaba utameze nk'uw'aba bantu bose mubona birirwa baririmba bameze nk'abacurangira abahetsi. Bari abantu bakora umuziki, abantu bakabonamo nk'abahanuzi, abantu bakababonamo nk'abantu b'abapfumu, kuko ibintu bavugaga byarabaga ukabona binateye ubwoba, bakavuga ati hari izindi mbaraga zishe inyuma y'ibi bintu. In Choctaw Land they call them firekeepers. Ahitwaga Choctaw Land bo babitaga ngo ni ba firekeepers. Aho ngaho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine muri za Oklahoma, kera niko bahitaga, hakibayo babahinde ba kera. Choctaw Land niko bahitaga, bo babitaga ngo ni abarinzi b'umuriro. Abo bahanzi bameze gutyo. And in West Africa, no muri West Africa abahanzi bameze gutyo bafite iyo mpano yo kuririmba umuziki ukaba uwa nyawo, ku buryo uwo muziki wabo utandukanya urupfu n'ubuzima, ugakora umwenda wari ubitandukanije. Uwo muziki wabo ukaba ushobora gukurura imyuka yahahise ukayihuza n'imyuka yahazaza. Muri West Africa babitaga gute? They are called griots. Bitwaga griots. Niko babita muri West Africa. Nusubira mu mateka ugasoma muri West Africa bitwa griots. Nabo ni nk'ababandi nakubwiye muri Ireland bitaga ngo ni ba Philly, muri Choctaw Land bitaga ngo ni ba firekeepers. N'uyu munsi bariho. This gift iyo mpano can bring healing to their communities. Atabahanzi bameze gutyo impano yabo ishobora kuzana agakiza kuri community batuyeho. Bivuze ngo abahanzi bameze gutyo baririmba umuziki gutyo ukaba uwa nyawo, niba abantu bashobora kuririmba community batuyemo bakayizanira agakiza, abantu imitima ikaruhuka, abantu bakagira ibyishimo, abantu bakanezerwa, mbega bakibagirwa bya bindi umuntu avuga ngo ni isanamitima, imitima igasanwa. Ngabo bantu bazana gukira muri community zabo, abantu bagakira imitima. But it also attracts evil. Gusa nanone ngabo bantu bameze gutyo bacuranze iyo miziki yabo isotse imeze gutyo, nubwo izana agakiza mu bantu, iyo miziki nginakurura sekibi, iyo miziki ngizana Satani iramukurura. Satani ahantu hari imiziki imeze gutyo ntajya habura iyo miziki ngiramukurura. Simwasabye ngo filime yitwa Sinners yamaze kugera ku gasobanuyefilms.com. Wishyura 7,000 byonyine ku kwezi, tugiye kureba Sinners, Michael B. Jordan. Akarimo cyane Sinners. Abanyabyaha mwebwe muri hano muri kumva ibi bintu ni mwe gusa, ako nta muntu ugura abone mugira icyaha.